Nanone turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tugira tuti amahoro y'Imana nabane namwe imigisha y'Imana nibumeho mu izina rya Yesu. Uyu ni wa munsi Imana yaduhaye ndetse ni ya saha yo kwa gatanu saa sita zuzuye muba muri kumwe na Olvier dusaba Imana mu izina ry'itsinda rigari mbere y'umuyobozi ni groupe Imana yaratwimanye murabizi muranzi turaziranye dusanzwe tubana muri uyu mwanya ni itsinda ry'abantu bishyize hamwe mu buryo bw'ivuga butumwa ndetse no gukorera Imana no gusenga. Ndashimira Imana ko igifite abantu bakiyumvira kandi ikibasha gutuma bakayemerera. Rero nkuko mubimenyereye uyu munsi ntabwo naje njyenyine ndi kumwe n'umushyitsi araza kutwibwira mu kanya nyuma yo gusenga no kubaha ikaze. Turabashuje abajya badutega amatwi abadukurikirana kuri izi ndangurura amajwi z'iradiyo yacu yaduhayirane. Imana ibaha umugisha. Abajya batwandikira baduhamagara batwereka ko badukurikirana badukunda n'ukuri imbaraga n'amavuta ko urukundo rwanyu nirwo rugaragaza Imana mufite. Nubona umuntu adafite urukundo muri we eka mbibutse ko urukundo ubwarwo niyo Mana. Ntabwo ushobora kugira urukundo udafite Imana muri wowe, ntibishoboka, ntabwo bikunda. Kuko n'umuririmbyi aririmba yaravuze ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo menya ko uwo mwuka yabonye ko uyoborwa n'umubiri musaba utigaruka. Umwuka rero ubuvugwa ni umwuka w'Imana. Imana idufashe kandi tugire neza. Tubaha ikaze muri aka kanya mu ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo umwuka w'Imana yashyize ku mitima yacu, yaba njye cyangwa se n'uyu mushyitsi wacu ugiye kutuganiriza ijambo rigari cyangwa se rirerire. Rero aho urimo gucururiza, Imana ikomeze ibane nawe, umwuka w'Imana akomeze abane nawe. Nawe wageze ku meza mwese mwiyumve ikaze kuri aya masaha. Muze dufatikanye natwe gukorera Imana. Ntago rero bigoye, ntago bikomeye, ntabwo ari ukwikorera inzu, ntabwo ari ukwikorera imodoka, no kwemerera Imana gusa umwuka w'Imana akaza akayobora, Imana ikabana natwe. Rero birashoboka ko wanasenga, birashoboka ko wanakumva ijambo ry'Imana urimo no mu kazi kawe bigakunda. Reka dusenge Imana, twiragize Imana, duhamagara ubutatu butagatifu, Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera bize bibane natwe. Turagushimiye nyakubaha Imana, turagushimiye murengezi wacu, mutabazi wacu, byiringiro byacu, wowe utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba, wabanye natwe mu minsi yose itambutse, watugiriye neza, warinze intambwe z'ibirenge byacu, warahabaye nushimwe, watugendeye ku rugamba urarurwana. Ndagushimiye rero ko uri Imana idatsindwa, uri Imana idakangwa n'urugamba, aho rukomeye ujya ubasha gutahana intsinzi, uri rubasha n'ukuri. Tukuzamurira amaboko tuguha icyubahiro, watwongera iminsi yo kubaho, wabanye natwe, warinze abana bacu, urinda abagore bacu ndetse n'abagabo bacu, warinze imiryango yacu, urinda abanyarwanda bose, urinda abayobozi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cyose muri rusange. Warakoze, wabambye amahema hejuru yacyo, suko abanzi batari bahari, suko abatekereza bibi batari bahari, ariko nuhimbazwe ko wabaye mu ruhande rwacu. Turakuraritse rero, turaguhamagaye, twemereye ubutatu butagatifu buze bubane natwe, Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera. Bitavuga Imana bihunge kandi biburizwemo, mbaraga z'Imana zurukiye mu bakozi bawe, ugira icyo avuga wese ntaba ari we. Tumanuye imbaraga zidasanzwe ku buzima bwacu muri aka kanya kugira ngo Uwiteka Nyiringabo uze wikorere kandi wiyoborere. Duheje imbaraga mbi zose z'umwanzi Satani, duheje gukora kose kw'abadayimoni. Nyemerera Nyiringabo Imana, imbaraga zawe zigote aha hantu turi, iri soko, uyu mudugudu, aka kagari, ndetse weshe icyubahiro kuko ari wowe Imana izi icyo yakora, izina rye rigahabwa icyubahiro. Urakoze, twakurarikaga, twaguhamagaraga, twakwingingaga kugira ngo twe tubure, ahubwo waboneke wowe muri twe. Urakoze, ngaho ngo nubane natwe tugire neza. Byose tubisabye Imana Data ku bwa Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Rero nkuko twababwiraga cyangwa se nkuko twamenyeshaga ko gahunda zigiye kugenda, reka twakire umukozi w'Imana abanza atwibwire kugira ngo tujyane cyangwa se tubane tuziranye. None watubwiye nasengera, bityo dukomeze na gahunda. Ndamubimburira tuganira ku ijambo ry'Imana gatoya rimukingurira kugira ngo rimwinjize mu mavuta yo kuganiriza abantu ijambo rirambuye. Rero umukozi w'Imana ni karibu utwibwira. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amazina ni Samuel Mutezimana, nkaba nteranira mu itorero rya Ntora paruwasi ya Gasave, niho nteranira. Ndi umukristo, nkunda Imana. Imana iduhana umugisha twese hamwe. Imana imuhaye umugisha ndetse mwinshi, aze kuzamura ijwi kugira ngo tuze kumwumva kurutaho mu kanya naba yinjiye mu ijambo ry'Imana.
Eka nubundi twamaze gusenga twabaha ikaze murabizi. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana rimukingurira cyangwa se rimuhereza ikaze kugira ngo by'umwihariko abone ko tumwishimiye, tumwijije mu mavuta n'ubundi yo kuza kutuganiza ku ijambo ry'Imana, kucyo Imana yamushyize ku mutima, imbaraga n'amavuta mukozi w'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, dufate Bibiliya zacu, intwaro zacu, ndabizi benshi murazigendana, abandi muri telefone, ibintu byaroroshye. Reka dusome Zaburi 25 duhere ku murongo waho wa mbere twumve uko plutôt Zaburi 24 duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 8 twumve iki ijambo ry'Imana rivuga. Imana iduhana umugisha. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuze ngo iki Zaburi, reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 124 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 8. Dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo ni indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Bibiliya iratubwiye ngo yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, abariko Abisirayeli bavuga none. Kabiri avuze ngo yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Bibiliya ivuze ngo amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Gatanu avuze ngo amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Gatandatu avuze ngo Uwiteka himbazwe utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Karindwi ariho dushoreje, 7 n'8 avuze ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Turasubira muri aya magambo. Biravuze ngo yaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, abariko Abisirayeli bavuga none. Yaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Imana ishimwe. 8 ariho dushoreje avuze ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ni Zaburi ya Dawidi nk'uko twumvise ijambo ry'Imana ribitubwiye. Ni Zaburi, Bibiliya itubwiye ngo ni Zaburi y'amazamuka. Zaburi y'amazamuka ya Dawidi. Rero Dawidi uyu ni umwami wabaye ariko ufite amateka, afitanye amateka n'Imana, kuko mbere yuko aba umwami hari icyo yari ari cyo, hari aho yanyuze, hari ubuzima bwe abantu bazi bajya basoma bakurikirana amateka ya Dawidi murayazi kundusha. Ariko ndashimira Imana ko nta kure Imana habe itakura umuntu, nta na kure heza Imana itageze umuntu. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihimbazwe. Nubwo rero waba uri mu bikomeye, uri mu bigoye, mu biruhije, cyangwa se uri mu rushwa n'ubuzima, urushwa n'intambara zitari zimwe, n'ibibazo n'ibigeragezo bitari bimwe byisukiranya, humura komera. Imana yakuremye irakuzi kandi iragukunda. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo gutabarwa nta handi kwacu kwaturuka usibye mu Uwiteka waremye ijuru n'isi. Niko kuri rwose. Burya ibushize nibwo nababwiye nti burya nk'uko isamaki ikenera amazi kugira ngo ugire ubuzima buzima, ni nako umuntu waremwe n'Imana akeneye Imana kugira ngo ubuzima bwe bube bwuzuye. Niko kuri, nta Mana nta buzima. Ndashimira Imana ko yaduhaye uburyo bwo kuyimenya no kwisobanukirwa, yaduhaye Yesu kugira ngo tubonerwemo agakiza. Izina ry'Imana nishimwe. Bibiliya iratubwiye ngo yaza ko atari Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Ndashimira Imana. Aka kanya ndumva nta kindi kintu navuga, ndumva aka kanya nta kindi kintu nakora, nubwo ibyo kuvuga ari byinshi, nubwo ibyo gukora ari byinshi, ariko ndumva nakora ikintu kijyanye no kuzamurira Imana amaboko, nkahereza Imana icyubahiro. Niba nawe uri aha ngaha wibutse ko hari Imana yabaye mu ruhande rwawe, wibutse ko Imana ariyo yabaye mu ruhande rwawe, wibutse ko hari ikiherutse kugukorera, wibutse ko mu bana bawe hari aho yabaye, wibutse ko ku mugabo wawe cyangwa se nawe ubwawe hari icyo yigeze yakora, izina rye rigabwa icyubahiro. Ukavuga ati nshingiye ku buzima bwanjye, nshingiye ku mateka y'imibereho yanjye,
ahangaha nta yandi maboko yahindungutse ngo agire icyarema agire icyakora usibye amaboko y'Imana. Ukaba ubyibutse uri ahangaha muri isoko, zamura amaboko hereze Imana icyubahiro. Sifa kwa Mungu. Ndashimira Imana y'amahoro rero izi kurinda. Bibiliya tubwiye ngo yaza ko atari Uwiteka uri mu ruhande rwacu, ngo bari buko Abisirayeli bavuga none, ariko noneho ntabwo ari Abisirayeli barimo kuvugwa cyese barimo kubwirwa, ahubwo bariko Abanyarwanda tuvuga none. Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu, Uwiteka yatugiriye neza, Uwiteka yaratugaburiye, Uwiteka yaradutabaye, Uwiteka yaradukijije indwara zatumugaje, Uwiteka yatubereye ku rugamba, abantu bagiye batuvuga amagambo menshi, Uwiteka arayagamburuza, Uwiteka tubera Imana muri byose, Uwiteka Imana curahimbazwe. Ni Dawidi rero bari yavuzwe menshi, ahari wasanga yaranyuze muri byinshi, no mu ishyamba mu madubu no mu ntare n'ahandi, ariko Uwiteka abana nawe amugirira neza. Arangije azamura indirimbo aririmba ino zaburi zaburi yiswe zaburi y'amazamuka, ariko aravuga ngo ku murongo wa 4 ngo amazi aba yaratembye, amazi aba yaradutembanye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Bibiliya avuga ngo Uwiteka himbazwe. Ku murongo waho wa 6, we utaradutanze guhinduka imihigo y'amenyo y'abanzi bacu. Hepfo aravuga ngo ikigoyi kira ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Ni nk'uko watega inkware ukayitega umutego, wamara kwitega umutego ukavuga atanganza kurya rwose no bamukuguye muri uyu mutego, ariko Imana itabura kugenza ikabasha kwivuvunura wa mutego, ikava muri wa mutego utayifashe ngo ujye kuyirya, ikaguruka ikigendera. Natwe hari imitego abanzi, hari imitego Satani, hari imitego yagiye atega hirya no hino, agira ngo wenda niko bizaba, agira ngo niko bizagenda, agira ngo zizadukora isoni, zizadukora, agira ngo ntago bizagenda uko bigomba kugenda, uko Uwiteka biteganyije. Ariko reka ngubwiye ngo siko bizaba kubategereje Imana, nta uzakorwa n'isoni keretse uzava mu masezerano. Ari nta mpamvu birayatubwiye rero ngo gutabarwa kwacu kubonerwa hehe? Mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Wowe ukishingikirije ku miryango, ukishingikirije ku mafaranga, ukishingikirije ku mashuri, ukishingikirije ku bindi bintu bigaragarira amaso y'abantu, reka nkubwire ngo wayobye inzira, ntabwo yari yo nzira. Reka nkubwire ngo va ku giti dore umuntu. Ibyo byose bijya bishira, ibyo byose bijya birangira bikibagirana rwose, ariko umuntu wiringiye Imana, umuntu wubashye Imana, Bibiliya ivuga ngo naho yaba yarapfuye azakomeza abeho. Rero reka twiringire Imana, duhanga amaso yacu ku Uwiteka. Hari uwacu waririmbye avuga ngo ndubira amaso yanjye ku misozi, aravuga ngo mbere gutabarwa kwanjye kwava he? Yaravuze ngo ku Uwiteka waremye ijuru n'isi no kwaturuka, izina ry'Uwiteka Imana yacu rihimbazwe. Wumva uri mushima Imana mu mutima wawe rero, nubwo ukennye, nubwo ufite ibibazo, nubwo ibigeragezo bihari, ariko hari icyo Imana yakoze. Hari uburyo wigeze kuyibona, hari uburyo yigeze iseruka ku buzima bwawe, nawe uravuga ati aha niyo. N'ubundi rero yakoze biriya ntawe yagiye, n'ibindi izabikora. Ugirira Imana icyizere, uhanga amaso ku musaraba, gutabarwa kwawe n'ahandi kwaturuka usibye ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana iguhe iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Mana, umukozi wawe ntabariwe, ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Umuhe imbaraga ndetse n'amavuta, Uwiteka usuka imbaraga zidasanzwe ku buzima bwe, kugira ngo ibyo agiye kuvuga ntabwo abantu yamenya ibi byabagira umumaro, ariko wowe byagira umumaro abantu bawe. Uwiteka abure ahubwo haboneke wowe, akubera mikoro wirangururire. Turagushimiye ko uri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Kari umukozi w'Imana mu ijambo ry'Imana. Amen, amen. Amen, amen. Umukozi w'Imana arakoze cyane, Imana ibumugisha. Reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bacamanza ku bice 8, umurongo wa 16 tugere kuri 22. Igitabo cy'Abacamanza ibice 8 umurongo wa 16 kugera ku 22. Dusome mu izina rya Yesu. Maze Uwiteka ahagurutsa abacamanza babakiza amaboko y'ababanyagaga, ariko banga kumvira abacamanza babo, ahubwo bararikira izindi mana bakazipfukamira bakayoba vuba. Bavuye mu ngeso basekuruza bagendanaga, bumvira amategeko y'Uwiteka, ariko bo ntibagenjeje batyo. Ariko uko Uwiteka yabahaga abacamanza, yagumanaga n'umucamanza wese, akabakiza amaboko y'ababisha babo mu gihe cy'uwo mucamanza cyose.
kuko Uwiteka iyo yumvaga iminiho yabo bayitewe n'ababarenganyaga babahata yabagiriraga impuhwe. Ariko kandi iyo umucamanza yamaraga gupfa basubiraga inyuma bakarusha basekuruza kwiyonona, bagakurikira izindi mana bakazikorera bakazipfukamira. Ntago baroreraga imirimo yabo mibi, ahubwo bakinangira imitima. Nuko umujinya w'Uwiteka ukongera Abisiraheli akavuga ati, ubu bwoko bwishe isezerano ryanjye nasezeranye n'abasekuruza bwanga kunyumvira, nanjye sinzongera kwirukana imbere yabo irindi shyanga ryose mu yasigaye Yosuwa amaze gupfa. Amena. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo y'Imana dusomye ngaha muri igitabo cy'abacamanza kuri ibice bigera muri 6. Gusa ubwoko bw'Abisiraheli ni ubwoko bwabayeho ari umugambi w'Imana, bubaho Imana yaragiye butoranya mu yandi mahanga. Gusa abantu benshi bagenda bibaza ngo kubera iki Imana yitamo kanaka ngewe kansa gutya na gutya, ariko twamenye neza yuko Imana ikora uko ishaka mu gihe cyayo kandi yategetse. Amena. Gusa ijambo ry'Imana ritubwira cyane, tugeze mu itangiro ku bice 12 ritubwira ukuntu Uwiteka yahamagaye Aburahamu amubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu, uve mu muryango wa so na nyoko, ugende nkwereke ahantu ugiye kuba. Muri make umugisha nzawuguha ari uko yageze hariya. Gusa abantu benshi cyane ntago bapfa guhita basobanukira ijambo cyane, ariko aho Imana igushaka niho haherereye umugisha wawe uri gushaka wowe. Umugisha wawe nta n'uguherereye ahantu runaka uri uruganga amaso, ahubwo aho Imana iri kugushaka niho umugisha wawe niho uherereye. Banza wibaze, aho Imana iri kunshaka niho ndi kuri iyi saha, aho Imana iri gushaka niho ndi kugendera kuri iyi saha. Ubanze wibaze, ubanze wisuzume cyane. Aburahamu Uwiteka muhize amasezerano menshi yashoboka, Imana iramubwira ngo nzakugira ubwoko bukomeye, kandi yamubwiye gutyo Aburahamu adafite umwana n'umwe. Ariko Imana iza kumuhereza abana, abyara Isaka. Yabanje kubyara Ishimayeli, nyuma Ishimayeli ahita abyara Isaka. Akimara kubyara Isaka rero Uwiteka araza gutya n'ubundi ahitamo n'ubundi Isaka amurutisha Ishimayeli. Uwiteka akimara kubikora gutyo, Isaka nawe arakomeza arongora umugore nawe arabyara. Akimara kubyara abyara abana b'abahungu bagera muri 2 b'impanga, harimo uwo bita Yakobo n'uwo bita Esawu. None Uwiteka ahitamo Yakobo amurutisha Esawu. Rero gutoranya kw'Imana bitandukanye n'iby'abantu, kandi Yakobo niwe wari umuhererezi, niwe wari muto cyane kukurisha Esawu, ariko Uwiteka amurutisha mukuru we kubera impamvu z'Uwiteka wazi. Rero Uwiteka guhitamo umuntu kugira ngo akubwire ngo haguruka ugende ukore, ntago biterwa n'ikintu runaka, ahubwo ni ugushaka kw'Imana, ni ubushake bw'Imana muri rusange. Gusa Uwiteka tukiri kuri Aburahamu, Uwiteka yasanze Aburahamu ku bice 15. None Aburahamu ari igitambo Uwiteka yamubwiye ngo nakomeza nyegeze icyo gitambo. Akomeza agenda nyegeze iteka ryose, akubita inyamaswa zaje kuri icyo gitambo, ariko aribeshya gato arasinzira ku munota wa nyuma. Ibitotsi biramufata. Ibitotsi kimara kubifata rero Uwiteka aramubwira ngo umva, ugomba kumenya neza yuko ubu bwoko bwawe buzaba abaretwa imyaka 400. Uwiteka aramubwira, akimara kumubwira gutyo bihita bisorera kuri Yakobo. Yakobo abana biwe nibo bagiye muri Egiputa. Bakimara kugera muri Egiputa, noneho haza umwami utarigeze amenya Yosefu umuhungu wa Yakobo. Umwami akimara kwima, icyo yakoze nta kindi, yagiye ashakisha ukuntu yabakoresha uburetwa mu buryo budasanzwe. Ariko Uwiteka akomeza kureba ubwoko bwiwe, ubwoko muri rusange kibazo abubera amaso. Ariko bwa bwoko bwa Isiraheli bufata umwanya butakambira Uwiteka, buramushaka, buramuhamagara. Uwiteka yumva umuniho wabo, arababwira ngo iminsi mumaze muzenguruka uwo musozi, iminsi mumaze muri ubwo buretwa, iminsi mumaze muri ibyo bibazo bitandukanye, umunsi mumaze muri barimo batwara uko bishakiye irahagije. Igihe ni iki nuko Uwiteka yababwiye, avuga ngo nimugende
ndaje nanjye mbatabare. None Uwiteka araguze gutya n'ubundi ahagurutsa Mose kugira ngo abe ari we akoresha. Ubundi Uwiteka kugira ngo akore igitangaza ntabwo ari ubwiwe uziyizira, ahubwo afite umuntu azakoresha. Uwo muntu wasanga ari wowe Uwiteka ashaka kuba yakoresha. Ariko yabwiye Mose aramubwira ngo Mose ngo umva kwetura inkweto zawe kuko aho ugeze arahera hanjye. Mose arareba abona n'ubundi yuko ageze ahera h'Imana, yuko ari ahantu yibereye. Mose aremera, arihana, birakunda kandi biremera. Mose aremera, biremera, aremerera Imana, Imana imukoresha uko ishaka, nta n'ikibazo, aba mu mugambi w'Imana, agenda uko Imana ishaka, aragenda ajya muri Egiputa azana bwa bwoko. Bwa bwoko bageze ku nyanja itukura, barebye imbere babona hari inyanja, babona inyuma babona hari ingabo za Farawo, babona impande zose babona hari imisozi miremire cyane. Bibaza bavuga ubundi tuje kureba iki hano. Bose bagira ubwoba cyane budasanzwe, baribaza n'iki twakora. Ariko nubwo wabona ari igicuku ukabona nta nzira iremwe aho ngaho n'Uwiteka niho hano ari gutegura inzira, niho hantu yaca inzira wowe utazi ntari hano ugubizi. Wowe icyawe banza wemerera Uwiteka abanza kuyobore, abanza gukoresha, kuko cyambere cyo Uwiteka yafitaga no kuyagira umuntu akoresha. Abanza kukubwira ngo banza ukwetura izo nkweto zawe, banza ukwetura ibintu bidasa neza biri hagati muri wowe, banza ugira ibintu ukura hagati muri wowe, ubanze wemerera Imana ibanze kuyobore, ibanze ibane nawe, kuko kuyoborwa n'Imana abantu benshi cyane ntabwo bifuza ko bayoborwa n'Imana, bumva yuko bayoborwa n'abantu, ukumva yuko wakwiyobora iteka ryose. Ariko Imana irashaka yuko abantu bayemera ikaba yabayobora iteka ryose. Amena. Amen. Gusa ijambo ry'Imana ritubwira cyane, Uwiteka abwira Mose ngo bwira Abisirayeli ngo ntimutinye Abanyegiputa muri kubona uyu munsi ntabwo muzongera kubona iteka ryose. Kuba waba urimo ubona Abanyegiputa imbere yawe ukabona ari ibibazo, muri make nduhereza agaciro cyane ibyo bibazo uri kubona, ahereza agaciro cyane ijambo ry'Imana avuganye nawe. Nta muntu w'Imana wo kugira ubwoba wo gutinya Abanyegiputa muri kubona iyi saha. Nta muntu w'Imana wo kugira ubwoba bumeze gutyo. Banza utinyuke uvuge ngo mfite Imana nizeye. Ahubwo wowe wizeye Imana umeze gute? Uwo muntu wizeye Imana nindi? Ubwo wareba ukuntu umeze ubona warizeye Imana, kuko kuyo byibuze yakubera nawe ibyiringiro. Kujya ngo hahigwa uwizera Uwiteka, Uwiteka nakamubera ibyiringiro. Uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ahubwo ikibazo dufite turimo turavuga Imana ngo twizeye Imana, ariko ibyo dukora ibyo tumo byose ugasanga bihabanye cyane n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko Imana irashaka yuko umuntu wese uyizera bigaragara mu bintu byose akora, uho waba uri hose bigaragara ko wizera Imana. Ibyo ukora, imico yawe, imbuto za mbuto wera zigaragaze yuko wizera Imana y'ukuri. Amena. Gusa Abisirayeli Uwiteka araza abwira Mose ati fata inkoni uyikubite ku mazi, ayirambure hejuru y'amazi. Ya nkoni hahandi y'amazi imwe ajya hejuru andajya hepfo, ku buryo inzira siboneka, umuhanda uboneka hagati cyane. None Farawo n'abantu biwe baraza bashaka guca muri ya nzira. Erega iyo nzira ni inzira y'abantu bavuganye n'Imana, ntabwo ari inzira y'abantu bose. Abisirayeli barambutse ku nyanja base n'abantu barimo bambuka ku butaka neza neza. None Farawo nabirebye avuga ngo nange reka nce muri iyi nzira, atazi yuko abo bantu bamaze kuvugana n'Imana. Banze menye neza yuko abo bantu uri kuvuga wowe bamaze kuvugana n'Imana. Ni ibintu bizwi cyane. Uramugenza ariko yavuganye n'Imana, uramwirukanka ariko yavuganye n'Imana iteka ryose. Banze menye uwo muntu uri muri rukankaho ninde. Uwo ngo ni wa muntu ni bwa bwoko Imana yitoranyije magana menshi y'abanyabyaha, irazi mugira umuntu wayo. None urimo urashaka kugenda umwirukankaho urinde. Reba uko wagaruka hakiri kare, urebe uko wasubira inyuma, kuko uwo muntu hari Imana yamuvuzeho wowe utabizi, utari wanabaho. Ijambo ry'Imana tubwira cyane ukuntu Abisirayeli bose bambutse, umuntu wa nyuma akimara kuva mu mazi, abantu ba Farawo bose nabo bamaze kwinjira muri ya mazi, bose uko bangana. Maze Uwiteka abwira Mose ati rambura ya nkoni n'ubundi. Mose n'ubundi ahingara abikora, amazi yose araza, wa muhanda wari mu mazi urabura burundu. Maze ya mazi yose abantu ba Farawo bose barengerwa n'amazi biragaragara. Amena.
gusa hari ubutabazi Imana ibifite bwo kuba yarengera abantu bayo bayitakira ku manywa na nijoro. Wowe icyo ukora cyose komeza usenge, komeza ube maso cyane kurusha ibindi byose. Uvuge ngo amasengesho yange ndi gusenga na amasengesho yagira impinduka. Ubu na amasengesho yagira impinduka nta kindi nuko agomba kubanza kwitandukanya n'icyaha gisa nacyo cyose. Ukibaza iyi saha ugomba kubanza ukibaza, amasengesho yanjye afite yagira impinduka koko ari ikintu yakora? Ijambo rikambwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data mukuru mu mwuka ari bagomba kumusenga. Amen. Amen. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Nubwo ugenda wiyoberanya witwara uko wishakiye werekana ngo uzi Imana, ariko ikigaragara cyo imbuto zawe nizo zigomba kwerekana uhuriwe. Kumenya Imana bitandukanye no kubivuga, ahubwo bikore. Banza ukore ya bikorwa byawe urimo urakora bigaragaze ukuntu bimenye bita bigaragaza uhuriwe. Apana kuza bivuga ku muntu ngo uvuge ngo ngewe kanaka gutya gutya nikomeze. Amena. Ntago bisaba ngo ujye kubiyamaza ahantu hose, ahubwo kora. Imana yo ubwayo ifite imbaraga, ifite n'ubushobozi bwo guhita yereka wa muntu wese agahita amenya neza uyu nguyu uyu muntu ni umuntu wanjye. Ariko abantu benshi cyane turambe no kugenda tuvuga ngo tweze ngo tuzi Imana, ngo twenge abantu ngo bitirirwe Imana, ariko ugasanga mu mitima yacu hari ukuntu tuba twimera ukuntu tumeze. Ariko Imana irashaka yuko umuntu wese uyisenga ayisenga mu kuri no mu mwuka. Cyo kintu Imana ikeneye cyane nta kindi. Gusa Abisirayeli bambuka inyanja, bamaze kwambuka bagera mu butayu. Uwiteka abana nabo abahereza ibyo kurya, abahereza buri kimwe cyose, byose birakunda. Abisirayeli babana n'Uwiteka iteka ryose nta n'ikibazo. Uwiteka abahereza manu, abatungisha manu yo mu butayu. Imyenda bambaye, umwenda umwana yambaye afite umwaka umwe, wa mwenda wagiye ukuri iteka ryose, wa mwenda ukazamuka umwana arimo yiyongera nta n'ikibazo. Uwiteka akomeza kubana na ba bantu bayo nk'ukuntu yabaturanyirije. Imana ntabwo ishaka yuko abantu bagera mu butayu ngo batangiye kugenda bifuza cyane ibintu bidafite agaciro, bidafite umumaro. Kuko Abisirayeli bageze mu butayu batangiye kwibuka za nyama baryaga bakiri muri Egiputa. Nawe iteka ryose wamaze kugera muri bwa butayu, umaze kugera mu gakiza, Imana yamaze kwambutsa ya nyanja, rwa rupfu yamaze kwambutsa ahantu, ariko iyi saha waribagiwe. Buriya Abanyarwanda dufite byinshi cyane dushobora kuba twakwiga bitandukanye cyane. Kuko ukurikije imyaka 27 tumaze abantu bose bamaze kubohoka, iyo myaka ari cyane imaze kwigisha abantu mu buryo budasanzwe. Ariko ukisanga wibagiyeho Imana yagukuye hahandi wirigunywa y'amazi byabiziba bya bindi biri hahandi ukirigwa binywa ugashaka icyo kujya wakibuze, ariko iyi saha Uwiteka ari ukuntu yakugenje, none ubu ngubu wamaze kwibagirwa. Uwiteka arambiwe abantu bakomeze genda byibagirwa iteka ryose. Abo ubwoko banshimisha iminwa, ariko mu mitima yabo ntago bikagaragara yuko nta nuko banyubaha. Banza wibaze, banza urebe cyane ahantu wavuye, ahahandi wavukiye, urebe ukuntu wabayeho. Erega iteka ryose ubuzima wabayeho nabwo ubwabwo ni n'ahantu ugeze kuri isaha bukwereka imbaraga z'Imana. Ariko iteka ryose Imana yagusezeranye irabisohoza. None iteka ryose ahantu ugeze muri gahunda yo kuza usuzugura Imana. Muri make abantu bakoze icyo bita riba ku Mana iteka ryose, bakumva yuko aribo bagomba kwiyobora iteka ryose mu byo bakora byose. Ariko Imana irashaka yuko wongera ugasubira hahandi yagiye kubona. Imana ikongera ikakubona, ikongera ikavuga ngo ahantu runaka afiteho umuntu wanjye. Erega hari impamvu Imana yakwambukije ya nyanja, hari impamvu Imana yakwambukije ya misozi yose, hahandi wari utuye hari impamvu Imana yakwambukije. Ni ukugira ngo iyi saha uze uboneke imbere y'Imana uvuge ngo njyewe ndi ambasaderi w'Imana ahantu runaka. Ariko iteka ryose waje kuba umwanzi w'Imana, wabaye umwanzi w'Imana kubera ibikorwa byawe wikorera. Muri make ibyo ukora byose wumva udashaka kuba wagisha Imana inama, wumva udashaka kuba wakubaha Imana. Abisirayeli bageze muri ubwo butayu nabo byagenze gutyo, imitima yabo isubira inyuma, bari mu butayu uko bimeze, bumva babuze uko babigenza.
bibagirwa imbaraga z'Imana yabambukije ya nyanja, yambukije kwa butayu. Ni gute mama afite umwanya wo kuza mukibagirwa, mwego mukibagirwa Imana ya yindi yabanye namwe cyagihe? Imana ikeneye yuko mwongera mukagaruka, mukongera mukayibuka, mukongera mukaza, kuko n'ubundi ni inyembabazi, yiteguye kuzikababarira buri muntu wese kayameze kose. Amena. Amen. Imana iteguye ko yabaza ikababarira iteka ryose, ariko nimubanze mugaruke, imitima yanyu ibanze igaruke, mumbe mubanje kuba victime neza n'Imana. Yesu nashimwe. Imbazwe cyane. Gusa abisere bageze nabo baravuga ngo twibutse ya mapingo nazanye matwajyaga tujya mu butayu, byose barabyibuka. Uwiteka nawe icyo yakoze, Mose aribaza, aba bantu ko Imana ko yabamaye ngo nyobore bano bantu ngo biragenda gute? Mose yumva muri we abuze imbaraga, yumva abuze icyo yakora, ariko rero yubaka Imana, rigenda asenga Imana. Imana yamubwira ngo abo bantu ejo mu gitondo nzabaha inyama, bazarya inyama. Noneho Mose nawe akurikije umubare w'abantu yari afite, amera nk'umuntu wibagiye amaboko y'Imana ukuntu angana. Ariko iteka ryose banza urebe kuri bya bindi Imana yakoze, ubanza urebe hahandi Imana agiye gukiza, ubanza urebe bya bindi byose Imana agiye gukuramo, wongere ugirire Imana icyizere muri uru rugendo rwose waba urimo. Wongere wumve yuko uri kumwe n'Imana, urimo uragendana n'Imana iteka ryose, uko Imana irashaka yuko ikora n'abantu bizera. Yashaka n'abantu bizera, niyo bantu Imana ikeneye muri iyi minsi. Wongere ugire Imana icyizere cyane muri wowe, wongere uzamura icyizere cyawe. Uwiteka yaraje byose abikora gutyo, araza arabambutsa inyanja itukura, abatambutsa na Yorodani, byose nta n'ikibazo. Ariko Uwiteka akomeza kubana bw'iteka ryose, nta nubwo yigeze abareka. Arababwira ngo nimugende mujye muri cyo gihugu cy'i Kanani, nicyo gihugu mbahaye, mugende mwirukanemo bene igihugu bose, mubirukane burundu, ntimugire n'umwe muri buze gusigamo, kuko uwo muntu nimuza kumusiga azabera umutego, azababera ikigushi imbere yanjye, uwo muntu azabateza ibibazo. Nimugende mubanze mwicare neza, uriya muntu mubanze mugende, banze mumugenderere, ku buryo mubanza kwirukana burundu ariya mahanga yose ari imbere yanyu. Rero nugira ngo iyi saha Uwiteka akeneye yuko muza mukamutabaza, akeneye yuko muza mukamusenga, kuko ibintu byanyu muri gushaka hari abandi babifite, hari abandi bafite ibintu byanyu muri gusenga, muri murashaka. Banze wibaza ahubwo ni gute ndibuze kubona ibintu byange ndimo ndasaba. Amena. Banza wibaza ukuntu ugomba kubona bya bintu byawe. Gusa Uwiteka atugire neza cyane, adutabare, ariko icyo Imana ishaka nuko abantu bongera bakagaruka. Kuko duse mu bacamanza igihe twasomye n'ubundi twasanze Abisiraheli bakomeje kugenda basubira inyuma cyane, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Abo Bisiraheli bamaze kureba imbaraga zikomeye Imana agiye bakoresha, ibyo Imana agiye bakora bitandukanye, ariko bajyaho baribagirwa. Uko kuri niko mbabwira ngo natwe Abanyarwanda twamaze kwibagirwa burundu, twibagiwe Imana yadukuye, tubagiye ibintu byinshi cyane twagiye duce mu bitandukanye, turumva twihagije mu bintu byose. Niyo mpamvu mbabwira ngo iteka ryose natwe tuzahanwa, kuko twanze kumvira ijambo ry'Imana, twanze kumvira ukuri kw'ijambo ry'Imana. N'ijambo ry'Imana rimbwira ngo dore ngo ndaza vuga ngo nzanye ingororano, ngo mbe nagura buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Muri make buri muntu wese uko yaba ameze, waba uri mukuru, waba uri mu bintu yo kubeshya, aho Imana izagusanga niho hantu igomba kuba yaguhembera. Ahubwo banze baziyisaha, Imana iransanga hehe, Imana izansanga mu biki, Imana izansanga nakoze iki. Banza wibaze uko Imana ifite kuba yagusanga kuri iyi saha. Amena. Turimo turagera ku musozi w'ijambo ry'Imana, ariko icyo mbabwira ngo nimwongere mugaruke, nimwongere musubire hahandi n'Imana iyo bakeneye, handi n'Imana iyo bashaka, ibakeneye hahandi mwajyaga muhura n'Imana iyo ukifuza cyane kuri iyi saha. Niwongere wemerera Imana yongere ikuyobore, yongere igenda nawe iteka ryose, ariko banje kuyemerera, ubanze kubera umwami n'umukiza, ibanze igenda nawe iteka ryose mu byo ukora byose. Muri make ikeneye ko wagisha inama uko bukeye nuko bwije, uko iteka ryose Imana igiye kuza gutungura abantu, giye kuza kuyatungura abantu, kuko banze kuyumvira by'ukuri.
ibi byose murabona biragenda ngo hari ikindi, nta kindi birimo biri gutegwa n'ibyaha by'abantu bifitiye. kuko n'ubundi ntege izishyurirwa Imana yamubwira ngo ibintu byose uri kubona ngo ni ibyaha abantu bafite, ariko abantu ngo baciye bugufi bakihana ngo Imana ngo yabagira imbabazi, ngo Imana ikaba yababarira. Ariko iteka ryose abantu bakomeje kugandika amajosi, bumva yuko bihagije, muri make bamaze kumera nk'abantu babasha kwigomeka ku Mana. Ariko Imana yiraje, uko icyambere cy'amaboko yayo ni maremare kandi arakomeye cyane, kuko kuba mwaranze kumvira Imana muzajya mwayishaka nyuma, ariko n'ubundi iteka ryose Imana irashaka yuko imwongera kuza, kuko yiteguye, imbabazi zayo zo zirahari, ziraziteguye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha cyane muri byose. Gusa Imana ibafashe abumva bashaka kuba bagaruka ku Mana, uwumva yuko hari ikintu cyamucira urubanza imbere y'Imana, uwo muntu wese yareba ukuntu yabanza kwiyunga n'Imana neza neza, akareba ukuntu yakwatura, akareba ukuntu yakwetura inkweto ze muri rusange, akumva Imana yongeye kumwemera mu bantu bayo, akumva Imana yongeye kumwishimira muri rusange. Imana ibahe umugisha cyane. Mukanya turasenga. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi rero isi bizavaho, ijuru naryo rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi yewe isi bizavaho, ijuru naryo rikavaho, haleluya, uwizera azabona ayo masezerano. Jya ukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, hari inyenyeri wizere ayo masezerano. Isi yemwe isi bizavaho, ijuru naryo rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mana ihereza umugisha umukozi w'Imana, imbaraga n'amavuta, kwaguka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, mu izina rya Yesu. Namwe abateze amatwi ijambo ry'Imana bari hano, Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo abumva amagambo y'Imana bakakomeza bameze nk'abanyabwenge bubatse inzu z'abantu ku rutare, naho imivu n'imiyaga byahuha bikubita kuri iyo nzu ntibyabasha kuyinyeganyeza ko yubatse ku rutare. Rero mbifurije kujya mwumva ijambo ry'Imana mukarikomeza, kuko hari igihe umuntu agera mu bikomeye, agera ahantu hakomeye, agera ahantu aruhijwe, ababaye, afite intimba, ishavu n'agahinda, agasigara ahumurizwa n'icyo yavuganye n'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirubaka, rirakomeza. Kandi rwose murikunde, muryizere, kandi muryubake ku mutima, nibwo muzatsinda. Imana ishimwe kandi Imana igire neza. N'ubundi nk'uko abibabwiye ko twegereza umusozo, turimo dusengera abantu, ku byifuzo bigiye bitandukanye abantu bafite. Kandi reka mbabwire, iyi Imana itarirengagije basogokuruza bacu yaririmbye avuga ngo nk'uko watabaraga basogokuruza bacu, natwe uzaturengere tugeze ku gupfa, uko itirengagije basogokuruza bacu. Iyi Mana rero wacu yandika, aravuze ngo ntabwo inegurizwa izuru, aravuga ngo ahubwo icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Niba Aburahamu yararangaye gato, yarangara, Imana ikamuhanira kurangara kwe, kandi yari inshuti n'Imana. Nawe rero ushobora kurangara gato. Reka mbibutse ko hari abantu bajya bihesha amahoro, bakumva ko ibyaha rwose kubikora nta kibazo, akavuga ati n'ubundi ejo narasambanye, nsaba Imana imbabazi irambabariira, n'ubundi dore mugenzi wanjye naramuriganyije ariko Imana yarambabariye, n'ibindi. Mukirengagiza ko ibyaha dukora bidutuma nta busabane, cyangwa se bibasha gutuma ubusabane bwacu hagati n'Imana bugenda, kandi butakariza icyizere hagati y'umuntu n'Imana ndetse n'abantu. Rero ujye wirinda ibyaha,
kuko satani urwaho rwose umuhaye akanya kose umuhaye akabyaza umusaruro agakoresha neza, ntabwo satani ashobora gupfusha igihe cye ubusa umuhaye. ariko reka ndakwinginze nanjye niyingingira kugira ngo ugarukire aho ngaho. Turadusengera abantu kugira ngo Imana yongere ibabarire ibyaha, turadusengera abantu kugira ngo Imana yongere ibagirire neza, turadusengera abantu kugira ngo amazina yabo yandukurwe mu gitabo kirimbukiwe yandike mu gitabo cy'ubugingo, turadusengera abantu tubasabira imbaraga ndetse n'amavuta mu kanya kagiye kuza. N'ubundi tuzaza kwifashisha umukozi w'Imana wabasengeye wabaganirije abasengere, ariko ubaye urangaha ufite icyifuzo nibyo maranye iminsi urashaka ko tugusengera Imana, tugiye gushyira akanya gatoya, turaza kwinyiga kuroda zamure indirimba aho gatoya kugira ngo wohereze ubutumwa bugufiya. Nushaka umwe cyangwa babiri, bitugaragariza ko hari abantu bateze amatwi ijambo ry'Imana. Iyo tubonye hari umuntu usuritse ubutumwa bugufi avuga ati icyo koze nubwo merutse kubibona ku kibazo kiniki, ariko munansengera Imana, hari undi mutwaro cyangwa se undi musaraba nikoreye utanyoroheye, Imana nawo iwunture. Hamwe n'ibyo rero turadusenga mu kanya duhamagara Imana ku kibazo cyawe. Ohereza ubutumwa bugufi kuri ya nimero yanjye ngendana ya telefone irahanga mfite ya 0783401050, tugusengera Imana. 0788881050. Dusengana Imana, duhamagara Imana. Hamagara, hari uwakumva kandi Yesu agutegeye amatwi. Imana iguha umugisha mwinshi. Ni karibu n'ubundi gusunika cyangwa se kohereza ubutumwa bugufi, twitegura twinjira mu mwanya wo gusenga no guhamagara Imana.